baiki. Mama baiki mosha. Nise gute hano hameze. Shayishinda. Ewana mugongo. Wangandi. Wese tukajya kwa muganga. Ngwino nyine umwandire, urajya kwa muganga se utari murangandira. Ayiwe kandi nenda kandakunda kandi hano mu muvaye mfatirana mu mugongo ariko wajureka kubaza ibintu byinshi. Nafata nanga gutya. Aonga aiwe Egide ndekura wamvuye Egide wamvuye iwe Egide ndekura Egide wamvuye Egide ndekura yewe Egide wamvuye mana aiwe mana umfashe nk'umuntu wawe niba vumba nakwiyambaje gira gahunda tuyirangiza. Abimbwiye amahushuka nyumva neza ukuntu yishuzaze kumbwira amahushuka yahise uba wicariye amatwi cyangwa wicariye izuba ryatumye ndira n'inda mu mutwe. Okay, nandi kubwira ngo tugomba kugenda wabizi ko ura Sabrine akunda kujya kubasha Kirini n'ufu sibyo? Ntabwo najya gusura abantu. Ni kubwiye se ujye gusura wagiye unyumva abatirishije twagenda indugira umva icyo ndi kukubwira tuzamucunga avuyeyo wenda butangiye nko kwira cyangwa se amasaha yari yo yose yapfunyitse. Ya tumushimute nitumara kumushimura tugende umuntu yagira uko yigenza kitazajya kigenda anagira sha atwiyemeraho akwize gutereta umuntu ukamukunda imyaka ingahe yose akakwima akanga no kukwemera agakunda imbobo nkiriya ngo Egide we shema ry'abasore no uri kumbwira ibyo ako waretse uri kumbwira ibyo bintu ninjye uri kubikubwira nyine agasikura none se uwikintu nge nkeneye mbwira turi kumwe uranshyigikiye tuzagenda papa nta n'umuntu uzatubona nandi ko iyo mwicara ingi bigira gusa ariko n'umuvandimwe wawe nta n'ubwo wakumva agahinda mfite ko kujya njya gutereta no akanantuka akagira uti ugomba guhata ahubwo mugambi afasha niwe namugiyemwa kandi nawe uzagira ndagushyigikiye ugomba kugenda wowe umufate ku ngufu wanjye wowe uzazumbwira igisubizo cyiza uretse ibyo ntabyikorana urabona iki umuntu ungana kuri yanjye namushobora njye nyine tuzagenda umufashe byibuze n'akaguru. I trusted you. I loved you. Oh my God. I treated you like my young brother. You see? Boys, can you understand? No, I understand nothing. Everybody, please, hear me. Bastard, motherfucker. Ibintu nkorera Imana izabikwishyura. I trusted you. I loved you. Nothing I ever did. I'm innocent. Unagusaka urangana kize ku munigo nge nahumeka utamfashije arabanda munanyeganyega dore fatwani nagiye hejuru yego nyine umva nkubwire uzamfatira nanjye ngufatire uzamfatira nanjye ngufatire ati ibintu waje wabitekereje mwana cyane namaze no kubipanga byose reka nkubwire sinakwanga kunyeganyega ko niba mfite n'umugetsa buri munsi manumva n'ubundi numva n'ukuntu ngera numva nkeneye
tuvuge Abo rero ariko nibyo ntacyo uzagenda umushyire hariya wambwira uti ngwino waba utambwiye ngo mufashe guterura ngo yambonye ngo nze ngo yambonye wapi bangiza nteza abantu mbwire ngo kiriya cyane ngo cyagizeho nicyo cyajwe rero amasura wakintu azatuye n'amasura se uzamwica amaso njye nifate ntabwo kare kakubuza ahubwo ntuzongere oya ugize mu mipango yose njye ntabwo mba nyifite se ibyo se nibi tugize joro kone ugira gutya ya Please. This woman, she's a liar. She never loved you. She wants... Man, what did you say? All this is because of you. I refuse to separate her. Nuko tuvi Kinyarwanda. Nimubye neza nibisobanure neza. Babe. Mbabarira uyu n'ubwo polisi subira inyuma ku kibazo cya nyine umujura yagiye ubeshe ko ari umujura nukwinda kwingiza nyumufungisha ndakwingiza ntabwo ari ibintu ngena pe. Never call police, please. What did he say? Explain well. Please, don't call police. I beg you, uburyo gutuma mborera mu mujyi. They are already here. Coming!
kuki wemeye ko ibintu bibaho kuki wemeye ko ntwita umwana nzamukunda ko nzamubera mama mwiza gusa nzabasha no kumwitaho basi Shawe ikicisha hirya no hino mbwira ikintu mpamagariye Mukwimura nanjye mwana. nushaka njye kuvuza Ibibazo biriho muri nami ntabwo wabura kuribwa n'umutwe. hanyuma si ibibazo byawe no kuza kumpagarika muri bino bihuru bihuriye Ndibwa mu nda. shambwire reka Ibyo bwoba sindi kuryama buri munsi ndi guhora ntekereza. utekereza ibiki Ubwoba bumwe nyine butabaho. Ndimo ndicara nkarota, nkaryama nkarota, ngwingaho ndota iki? Ndetse ndota polisi imeze iki? ubundi narakubwiye ngo ubwenge bwawe bungana nkaho ari ntabwo rwose ntabwo ariko umva nk'umuntu muzima n'ibintu uri gutekereza confidence ziki uri kubarota se baguze nyine wakoze iki kugira ngo baze wakoze iki sinkijyama nyine wakoze iki kugira ngo barote baza wakoze iki biriya bintu twakoze ibihe ndumva biri kugenda bingaruka mu mutwe none se kuri ikigoryi ari ikimenyetso wasize hari ari box yawe yasigaye kugira ngo uvuge ari isura yawe wahasize hari ahantu bikwanditseho ibura no kutabizi hari kiragenda atajya numva nambaye ubusa kandi narakubonaga byose by'ingenzi byarasigaye hariya bimfatisha wewe uraho ngaho urasamye gusa nta kintu irangamuntu se nakubwiye ngo isige mu rugo bikumbasha warayigendanye urayita kandi wasanga warayitaye mwana wingurukana mwana none wingurukana pe ibintu birakaza chavana ubwo nicyo cyonyine warumamagariye ikindi ni ikihe okay nizere ko nta kindi kibazo ufite byari ibyo ntacyo wahasize nta kimenyetso kigaragaza ko ari wowe nta muntu watubonye dufite gato y'amande nkubwira ese nta mwana twaramuteye inda nirago wayo waramuteye inda njye n'ubundi ntacyo nakoze ntacyo wakoze gute subiza icyo kintu wari waramuteye aha tukiri aho banze ureke gutera utwatsi hano iwanjye ariho werekeza gusa ntacyo wakoze iki mbwira umenye yuko kiragiye watangiye urakomeza ndeba numva byanze bikunze n'ubundi nagiye kugeraho byarangiye wana uko utazi cyagiye uriya muntu watungutse hirya byarangiye gute nagiye kumva numva araje n'undi twari tugiye kugwaza natwikanganye mu nyine jye ugabanya n'utugambo kwanze ubundi uvuga ibintu byinshi sinzi n'impamvu tugejeje iki gihe nta n'umuntu wadufata umva nkubwira njyewe ku giti cyanjye mbaye naramuteye inda byaba ari ibyishimo na cerebra ahubwo nkajya no kwa abapolisi uri kuvuga utinyange nkajya no kubabwira ko nateye inda byaba ari byiza rero kugira ngo karakiryo kuri mukobwa kagabanuke no hajye hasi y'amaguru yanjye aho namwingingaga nawe ahita no anyinginga urumva ahubwo noneho dore ikintu gitangaje se sha isugi muri iki kinyejana sha isugi yarinde ubwo wagicucu wese uwo turi kuvuga ni nyogokuru w'umuntu cyangwa turi kuvuga umuntu turi uri kuvuga nde bavuga ndese urumva wasanze ari isugi gicucu se wowe ntabwo wabibona ikibazo uri kundenga nyine ko nasanze waharangaje gicucu n'ubundi uri kundenganya pe rero ubu tubigenje gute rero ntumva n'ibiti ubwoba nyine umva nkubwira ikintu kiba cyatangaje ugereka gukomeza ububuka ikibazo aho kiri ni ugusanga uriya mukobwa ari isugi na Egide n'ukuntu kahuraga gutya cyangwa uriya muhungu mwana ni ikiremba ntawe warenganya abantu kuko ntabwo bameze kimwe gusa ariko nyine turebeye nkatwe uriya muhungu ni imbwa ni agatanga impamvu yahunze uriya mukobwa umeze kuriya ahubwo uriya mukobwa ashobora kuba yaragiye kumureba iwe akamuhereza yamuha umuhungu akananirwa noneho kubera amasoni agahita acika n'umurenganye n'undi mwana nanjye naratinze ntakora pe ntakora nagatangaye n'undi wa mukobwa yarariwe n'imbwa nta kuntu Egide atakwirasa barakibonye mwana tuwakibonye kumenya adakora sha umuntu wese ukora ukumva reka nigendere mwana nigendere nabonye n'undi ntazi ibyawe uzaza gusubira zo mu kaga kuzafunga umunwa
ukazamfatisha tu. Sabrine. Sabrine. Umeze neza? Ah oui. Siko nakubwisha ngira ngo mwari kandi murebe. Izo simaze kubyibuha. Bite? Uzahorana agahinda kugeza ryari? Uzahora mu marira kugeza ryari? Ibyo ni ibyanjye tubiretse. Nta kimwe kikureba. Erega buriya Sabrina, reka ngire ikintu nkubwira. Burya uko byagenda kose, ubwo nyine igeno ryawe ryari iringiri. Ikintu ufite kwakira mu buzima nyine ni ibyo nyine, ikintu ufite gukora mu buzima no kwakira ibyabaye. Shema ibintu by'igeno tubikuye hano pe, ndakwinginze. Okay. None tuvuge ko atari igeno. Ariko yaba ibibi, yaba ibyiza bibaye twagomba kubyakira mu buzima. Ntabwo uzahora urira kuko ntabwo ari umuti. Kurira nta kintu bizigera bihindura kuri situation urimo. Ikindi kandi nkuko nakubwiye kandi buri gihe mpora nkubwira, basi ndakwingiza umuve bwari sibyo? Yewe Suragira ngo nyumva mwumvikishe tuvugishije ukuri. Urifuza iki? Ubuzima bwawe bumeze neza pe, ndabibona. Ariko mumbabarira. Ndeke ndwana n'ibibazo byanjye pe. ushobora kubona ko ubuzima bwanjye bumeze neza, yego inyuma bumeze neza pe, nta kibazo mfite. Ariko ku mutima ntabwo meze neza. Wabuze iki? Erega mera neza ari uko wishimye. Erega urabizi ko ngukunda kandi nabikubwiye igihe kinini. Nifuzaga buri gihe ko ari we muntu wazambera ibyishimo n'abandi mu kiyedi cyanjye. None dore n'ubu ngo Imana yangiriye neza, ngo mfite n'akaduka nyine, nkumva ko ibintu byose naba mfite byaba ari ibyawe. Ariko ntabwo rwose unyumva. Erega njye nta nubwo nitaye ku byakubayeho, twakomezanya n'urugendo nkagufasha, ariko nyine simbone wigunze ubabaye umeze gutyo. Erega ndagukunda Sabrine, ndagukunda n'umutima wanjye wose ku buryo unyemereye wambera nka Bikira Mariya. Nukuri najya nanagusingiza ubishatse. Ariko basi unyemerere uve muri ubu buzima urimo bwo guhorera ukurira nangiriga umutima ubugenda ucikamo. Umunsi umwe wazisanga nsigaye ngenda nta n'umutima mfite. Sabrine, wanyemereye basi ukaza tukajya kubana. Njye nkemera nkakubera umugabo, n'abantu bose ukajya babwira ko ndi umugabo wawe. Nyine ubwo ngo nta n'umuntu uzongera no kugira ikibazo, nyine nzaba nkurinze n'ibintu byose bibi. Shema nzabitekereza. Ikibazo cyawe rero ni icyo ngicyo. Ubuse kuko igihe nihanganye ntabwo gihagije. Wigeze nzabitekereza. Basi se umeze neza? Uranyemera kutazongera kurira? Genda nzabitekereza. Ariko wari kumbwira Shema ugarutse hano kunshinyagurira. Wampaye amahoro yanjye. Sabrine,
sinje kugushinyagura ahubwo nje kuguha amahirwe yanyu. Ngiye nkurikije ibintu ndi kubona, amagambo ndi kumva mu baturanyi n'ukuntu nawe usigaye umeze, byanshenguye umutima ku rwego maze kubona ko nyine niyakiriye. Ariko ireba ntukiva noneho no mu mwenda wambaye, abantu bose bamaze kugira indirimbo kuko wambabariye ko ndi nyine baze kuba muri karitsiye yose ari njye umuntu ubasha kukumva. Waje tukajya kubana basi mu gihe utarabyara nkakwitaho ukazabyarira n'ahantu hazima hafatika atari ahantu. Gereza umwana wanjye uzamukunda nk'uwawe. Ubu nzagukunda ndetse ukunda umwana, azaba wivuga ngo umwana wacu kuko ntabwo azaba akiri umwana wawe gusa. Icyo nshaka njye ni ukumpa amahirwe ukaza tukajyana. Ibintu byose namaze kubitegura, ibaze ko namaze gutegura n'icyumba cy'umwana. Erega buriya njye iyo umbwiye kubera ukuntu ngukunda, iyo umbwiye wowe yanumva yewe. Niyo mpamvu iyi myaka yose nakomeje kwicara nkavuga nti ni wowe, kandi nshima Imana ko yakumpaye ubu ngubu rwose unyemereye uyu munsi wawe umunsi wanyu ukaza tukabana, ukava muri ubu buzima bwo guhora umeze gutya. Ariko utekereza nubyara ukabyara nta mugabo, nta muntu ugufasha, nta hepfo nta ruguru, basi isura cyafite n'amafaranga ku buryo uzabona n'amafaranga yo kwishyura imodoka kujyana ku bitaro. Ibyo byose nta bihari. Genda hano kugufasha nk'umuntu ugukunda. Uranyemereye? Ntabwo wakumva ukuntu nishimye. Ni ukuri Imana ishime ko nzagukunda. Uyu mwana wacu agomba no kujya kwiga hanze. Nzemera Mana waretse nkaguhora, sibyo? Basi ndaguhobera gutya. Cyakoze urakoze. Tugende basi.